PI network founder Dr. Nicola Kokalis said in the developers chat room KYC issue will be fully resolved before PI network open the mainnet. Guys, twongeye kubaha ikaze ku buryo TV aho muherereye aho ariho hose mukurikirana ibiganiro bica ku buryo TV. Reka twongere dushimire wowe wakoze subscribe ku buryo TV, ndetse nawe utarakora subscribe twongera kugusaba ko wakora subscribe kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru ku gihe, ujye umenyera amakuru ku gihe kugira ngo utazatakara muri ibi bijyanye na mining zikorerwa muri telefone. Izi ni mining, ni ubucukuzi ukora ukoresheje telefone yawe smartphone, hanyuma yajya ku isoko ikabasha kuguhindura ubuzima, ikaba yahindura ubuzima buri wese akabona ko wakoze mining. Reka twongere rero dusabe wowe utarakora subscribe ko wakora subscribe ku buryo TV kugira ngo nawe ujye uba uwa mbere mu babona amakuru ku gihe y'ibijyanye na mining, waba umining iyo ariyo yose mu gihe wahawe amakuru burya bigenda neza, ntabwo ushobora gusigara inyuma y'abandi. Guys, murihangana ijwi ntiriri gusohoka neza, ariko ndagerageza mbafashe ibishoboka kugira ngo nawe usobanukirwe ibiri muri PI network. Aha twari twiteze ko PI network kuri 14 igomba kuba launch, ariko barakubwira ko muri chat room cyangwa se muri office ya core team cyangwa ya ba nyiri umushinga wa PI network, uyu nyiri uyu mushinga nyakubahwa Dr. Nicola yavugaga ko bagomba kubanza gutegereza ibibazo bikarangira kugira ngo KYC zitangwe kuri buri wese n'utarayibona, hanyuma open mainnet ibone kuba cyangwa se PI ibone kuronshingwa. Ahangaha barongera bakubwira ngo Core team has completed the maintenance of PI browser and it is now back to normal use. Please pass on to all pioneers. Ahangaha murabizi mu minsi yarishize nta muntu wari uri kwinjira muri PI browser ye, hari harimo ikibazo cyangwa se hari ibyo bari bari gukoramo, hari ibyo bari bari kunonosora, hari ibyo bari bari gukemura, hari byinshi bari barimo bakemura hano muri PI browser. Murabizi yari maze iminsi idakora, ariko hano bari kukubwira ngo subira muri application yawe ya PI browser, yongeye gusubira uko yari imeze, wongere ukore ibyo wakoreragamo. Niba wajya gucekinga ko wakoze migration, ko PI zawe zagezemo ibyo warebagamo, niba wajyaga kureba ko wahawe KYC, PI browser yasorejwe maintenance cyangwa se ibyo bayikoreragamo byarangiye, yasubiye kuba normal, yasubiye kuri gahunda, yasubiye ku murongo muzima. Ahangaha Core team ntabwo yicaye, ari nayo mpamvu wabonye bashyizeho akamesaje ka nyakubahwa Dr. Nicolas avuga ko bagomba kubanza gukemura ibibazo bya KYC kuri buri wese kugira ngo PI ironshingwe. Mbere y'uko PI ironshingwa, buri wese agomba kuzaba yabanje kubona KYC. Abantu bari bafite impungenge z'uko ishobora kuronshingwa batarahabwa KYC, murumva ko icyo cyo cyamaze gukemuka. Hanyuma aha naho barakubwira ko abantu benshi bakomeje kwivovota bavuga amagambo menshi, bavuga ko uyu mushinga wa PI network uhora mu kubaka ibintu, kubaka imishinga itandukanye, uhora mu kubaka gusa, ariho abenshi bari batangiye no kuyigeranya nako, bakavuga ati kowa ibyivuze ibisohoreza igihe, ariko PI ibyayo ni uguhora yubaka. Ariko barongera bakanakubwira ngo be careful of people who work in silence. Witondere bo wa muntu ukorera mu mutuzo, ukorera mbese reka mbyite ahantu hiherereye. Daily work speaker for imirimo ye cyangwa se ibikorwa bye birivugira. Ibikorwa bye
birivugira kurenza amagambo, byo bya bikorwa yakoze yiherereye, bya bindi yakoze mu mutuzo, ari ahantu hatuje cyangwa se mu mwiherero we bitewe n'aho ari yiherereye. Urumva ko ibyo ahakoreye birivugira kurenza ya magambo babandi baba bavuga ati PI ihora mu kubakwa. Aha ngaha rero basoza bakubwira ngo get ready for mass KYC. Ya mass KYC yakunze kuvugwa, it's coming, iraje. Aha ngaha ngira ngo nkumare impungenge wowe utarabona KYC, iyi mass KYC nanjye aha nabishinga hagati. Njye ubu tuvugana cyangwa ndi kukubwira iyi update, ndi umwe mu bavalidata kuri PI network, ndavalidatinga, ariko nari maze hafi ukwezi njyamo, nagira ngo mvalidatinge bakanyereka ahubwo ko nanjye ntegereje guhabwa KYC kandi nayipasinze kera. Aribyo nkubwira, uyu munsi mu masaha mu gitondo nibwo ninjiye muri PI browser, nsanga nyine byemeye kwinjiramo birakunda, njya muri KYC, ndangije nk'uko nari nsanzwe nkora ubu validata, ninjiye muri system yo kuvalida nsanga biri gukunda. Bivuze ko iyi mass KYC iri mu nzira. Wowe turabona KYC nurajya usoza kumayininga, ujya uca muri PI browser hariya kuri application ya P network, ukore hejuru kuri turiya turongo dutatu ureba handitse PI browser, ukore sign up muri PI browser, uhite winjira muri application ya PI browser uciye muri application ya P network, urebe ko wahawe KYC. Kuko hari igihe umayininga KYC irimo ntubimenye, duca ku turiya turongo dutatu two hejuru kuri PI network app, umaze kumayininga, hanyuma urebe ahanditse PI browser, ukore sign up muri PI browser. Mugire ibihe byiza.